rero se Karongoro yego. urabona ko ibintu byadukomeranye. Nuko ntakubwiye neza burya ejo umugore wawe Soso yaje iwanjye, yego, yaje iwanjye anyumvisha buryo ki polisi ngo yamenye ibyacu iri kudukoraho iperereza, kandi na uriya mudamu dukorana bita Sylvie nawe yari yaje kunsanga mu kazi, arabimbwira ngo nk'umuntu uri kungira inama ngo dukore ibishoboka byose tubivemo. None rero se Karongoro rero njyewe nkaba nabonye ari nk'agatego twatezwe, nkaba nshaka kugira ngo tuganire iki kintu ture ko twagikiriyaringa. Gasaba abagore ko bari kutugendaho cyane, n'ushize ko nari nahuye na Teddy nawe abimbazaho cyagiye mvuye kwirebera isamake ku mazi, nawe akabimbazaho. Ibi bintu turabigenza dute kugira ngo ibi bintu umuntu azimangatanye ibimenyetso? Shase Karongo, njyewe ntuhangayike cyangwa utekereze byinshi. Njyewe ukuntu nabiketse nasanze ari strategy iri gukoreshwa n'uwitwa Soso, kubera ko ngo akeka ko twamugiriye mu nzu, ngo niyo strategy ari kugira ngo adukuremo amakuru cyangwa se adushyire hasi kugira ngo afate ibimenyetso bifatika, amenye niba yaba ari twebwe. Ejo nagiye kubona ndi mu rugo numva arampamagaye ati, kandi uzi ukuntu njye nawe duserera bya hato na hato, uzi ko tujya duhura no mu nzira kanga kunsuhuza, abarambwiye ati rugamba ntiyego, kuko urumva umuntu mukorana hari ukuntu aguhamagara nk'ino ukaba wagiye wenda ni ikibazo kiri related n'akazi, ndamubwira ni yego, ati se uri mu rugo? Ntiyego ndi mu rugo. Cyagiye tumaze gutandukana, arambwira ati se waza kugusura? Mbivuga nikinira biraho bisanzwe, ni nta kibazo rwose waza. Mu masegonda make nagiye ko nabona moto iraparitse. Ubona kugezeho? Mbona ngezeho, sinzi ni wamurangiye iwanjye kuko sinigeze mubwira ni iwanjye naha. Oya, barakurikirana bakurura baba bakurikiranye, niyo mpamvu nanjye nagize amakenga. Ndavuga ni se uyu muntu ko ntamurangiye mu rugo akaba ahageze, mu by'ukuri ahageze mu buhe buryo? Noneho baratangiye ati rugamba, ati iperereza rimeze nabi, ati wowe na se Karongoro byabakomeranye, ati se Karongoro baje iwanjye bari kumumbaza ngo bambaririza, bakubaririza, kavuga ko mutakibana. Ariko numvise amagambo ari kumbwira, ndavuga ni byanze bikunze njye na se Karongoro bari kudushakaho amakuru pe ngo badushyire hasi. Rero se Karongoro inama nakugira, Soso akagira ikintu akubaza umuhakanire. Urabizi ariko ntabwo yakwibeshya ngo ambaze ibintu ngo mubwire gutyo gusa, nkaho hari amakuru abifiteho yuzuye, ku buryo nanjye najya kwitapagura ngo mene ibanga, kandi uzi ko amabanga yacu ari amabanga akaze akomeye. Aramutse rero ari na polisi ziri kudukoraho iperereza, ukirinda kugira ikintu wavuga kugira ngo atagufata rikodi. Reka kuko rikodi nubwo twivugishije kuriya, burya yo bwoba bazifite yari kutujyana mu nkiko, bari kudufata, bari kuduta muri yo. Rero nta bimenyetso bihari, ntaki biriya niyo mvuga ngo umuntu wese waza kubaza wabihakana n'ubundi, kuko nta bimenyetso bifatika bihari. Icya mbere twari twambaye maske, nta watubonye isura, nta bikumwe bafashe, reka nta kintu na kimwe badufasheho. Kandi noneho ikindi, nta nubwo tuba n'ahantu harenze ku buryo bavuga bati bari abantu koko ibyo barimo ni ibintu koko bitwara amafaranga menshi. Turi mu buzima buciriritse mu buryo bwo kujijisha n'umuntu azimangatanya ibimenyetso. Noneho nawe biriya bintu byo gusohoka ugiye kunywa akantu n'iki ubigabanya. Reka kwa Kirivinyiri ntabwo nkigerayo jewe. Katira Kirivinyiri rwose. Reka bura iperereza riri no kuba bashaka kubaza na Kirivinyiri. Bati abo se Karongoro amwira amafaranga angahe hano, ese hagera ryari mu cyumweru, hagera kangahe, bakabaza ibyo bintu byose bakagenda babikusanya bakabiterateranya, ugasanga baguye ku muntu.
ibyo ngibyo rero Kirivinyira bivuze baterateranya n'umushahara wawe bagasanga unywera ibihumbi 600 uhembwa 300 bati ibyo bindi 300 biba byarenzeho uba wabikuye bakareba ukuntu ukoresha amafaranga yawe uyavana kuri banki bagasanga ntago biri guhura icyo gihe rero utangira gukorwaho ipererezwa byihuse ariko cyane niko biba bimeze bakavuga bati se niba atari ayo ngayo wiba ikigukorera ugasanga bibaye birebire iriya diri twakinnye ni diri ikomeye cyane ntabwo n'ubundi Sekarongoro na Rugamba nta muntu ugiye udukinisha ngo atuzane ibintu twagiye gupanga uriya mushinga twaramaze kuwunonosora neza niyo mpamvu rero nta muntu ushobora kuvuga ngo aratuveyuka ngo amenye ngo bimeze bite se biravaho birajya niyo mpamvu tugomba kubakanira umuntu akabatsembera neza neza niko bigomba kumera Sekarongoro ngewe ikintu nagushakiraga nyine gitumye tuza kuganirira hano mu muhanda nagiraga ngo hatagira umuntu tubona cyangwa akatwumviriza ariko urabona ko hano mu muhanda biri haritaruye Sekarongoro ngiye kuba nkuretse rero utahe nanjye ntahe hatagira n'utubonana akaba yadukeka mama Kenny bimeze bite kuri hano ni sawa meze tese ni sawa ndabona waje ku mazi hano gufata amahumbezi none se wasoza akazi ukajya mu by'imirimo yo mu rugo na stress z'akazi n'urusaku rwo mu kazi ugomba gushaka nyine ahantu nk'aha ku mazi ukatembera ukaruhura mu bwonko nuko nyine ukaryoshya muri make cyane none se ubu reka nkwibariza ikibazo kimwe ubu utambeshye koko nicyo cyakuzanya cyangwa hari umuntu n'ubundi utegereje n'ubundi muza kuryoshanya hano cyane rwose nicyo cyari kinzanye nose hari ikintu nakimwe mfite nta telefone nazanye ntabe n'agasakoshi nitwaye uku nyine ngenyine kugira ngo nduhuke mu mutwe na telefone nayisize kugira ngo itane na stress ni igitangazo urantunguye rwose bimeze bite se sawa nta kibazo amakuru se ya Kenny ubu ngubu ku ishuri bimeze neza urabona nta kibazo nta kibazo umwana agiye ku ishuri ibikoresho byarabonetse nta kibazo ahubwo njye mfite ikibazo cyo kukubaza yego ngo ndagutega amatwi njyewe ubushize nagiye kureba Rugamba mubwira ikibazo nagize cy'abantu baje kunkoraho iperereza nyine ariko nyirizina niwe bari baje gushaka ubwo rero ndababwira ntabwo tukibana bambaza ibyo bambaza ariko nyine biragorana kugira ngo babyizere ko tutakibana gusa nyine ibintu mushinzwe nabibwiye Rugamba yanga kubyemera afata nkaho nyine ndi kumubeshya ariko rwose reka nkubwize ukuri nk'umuntu nakunze nkubwize ukuri abashinzwe umutekano bari kubahiga reba igihe nababwiriye ngo mureke ibintu murimo nababwira ati n'ay'abagore nkababwira ngiye numvishe bavuga ko mwarwaniye mu muhanda mwakubise bwoba ngo mwagiye gutera nuza Alphonse ariko mwanze kubyemera none rero niba bijemo abashinzwe umutekano iki gihugu abantu bashinzwe umutekano bakora iperereza ku buryo nta kamwe kitwa icyaha bajya bashobora guhishwa ariko se reka nkwibariza ikibazo kimwe niba baranaje uko wabakiriye mbese uburyo bakubazagamo nyirizina mu by'ukuri wumvaga iperereza bari gukora ari ry'iki mbese wumvaga ari ibintu bishingiye ku ki aho ngaho niho nshaka kugira ngo umbwire icyo wumva bashakaga mbese reka nkubwire njye ukuntu nabyumvishije sibyo icya mbere cyo murashinzwa ngo bari gucukura ngo ibiki ngo niba ari nyiramugengeri njye ntabwo nziza ngo ni ibintu by'ubutunzi nyine ngo niba ari ibiki simbizi ariko hakazamo n'ibintu byo gukubita mugakomeretsa mukanashimuta abantu ariko se mama Kenny kubushize naye naguhakaniye nkubwira ko ibyo bintu rwose nta kintu mbiziho ngiye Sekarongoro rwose ko naye nakubwiye yuko ibyo bintu nubwo ubyumva gutyo nanjye mbyumva gutyo mu matwi bincaho bigenda kuri iyo gahunda ntayo ndimo urabizi ko nsigaye muri iyi minsi nibera no mu masengesho ngo ibyo bintu koko wasenga wagira ngiye nkubwize ukuri pe kwakira Vinyiri nabiretse koko ntacyo nkwijeje ariko icyo nakubwira cyo niyo umujura bamufatana igihanga arimo ariba ntago ajya abyemera kandi bamufashe gutya abikora avuga ko yari ari kwitiza cyangwa se wenda hari n'izindi gahunda yari arimo cyangwa se ari ibyo bamugambaniye by'aho ngaho ngo nta kimenyetso rero namwe mwitwaza ngo nta bimenyetso umunsi uzaba umwe uzabyemezwa nuko wambaye ipingu njye nicyo bimara mbabwira ndumva barakwinjiriye rwose none se ubwo ngubwo wababwiye ko neza nanjye nakunaniye neza burundu kandi narahindutse ubushize naraje kugira ngo
mfate gahunda y'uko umwana yajya ku ishuri, ngira ngo haranabibonaga ukuntu byari bimeze, nkubwira ni nsigaye nzindukira mu masengero. Ubu wababwiye neza neza ko nakunaniye burundu. Rega gutandukana k'umugore n'umugabo ntibivuze yuko wenda ari ikibazo cy'uko wenda umugabo ashobora kuba ajya muri ibyo ngibyo bidafatika by'urugomo. Habaye impamvu nyinshi, ariko niba umugore n'umugabo banatandukana bivuze ngo umugabo agiye muri bya bintu byo guteza umutekano mukeya cyangwa se byo kwinjira mu gaco k'amabandi ngo ajye gutangira abantu. njyewe nabasubije ibyo nzi sibyo ibyo nazi ntabwo bari kubimbaza kuko ayo manyangamu yajyamo simbizi, sinzi n'igihe mwabitangiriye. icyo nzi gusa nuko njye nawe twananiranywe tugatandukana, nuko nababwiye ko wananiye, nta kindi nabasubije. Nawe ngira ngo urabizi ko nta bintu by'amanyanga nigeze njyamo rwose, kandi naraguhakaniye nkubwira yuko nta kibazo kindi gihari. sawa rero ubwo ngubwo reka nkubwire, ngiye nta kibazo na kimwe mfite, reka nikomeze nirebera amazi niyo yanzanye, ahari wenda ndaza kurobesha ifi intoki nyine nigire kwirira n'agasozi. Shambo rero nyine ayo nguko ubwo turi kumwe, reka nanjye ngende, ubu tuzasubira. Mama Kenny buretse ahubwo nari nibagiwe gatoya, wari unyibagije tutaragenda, ahubwo nashaka kukubaza ese Kenny urabona bimeze bite ku ishuri? yewe ni sawa, ariko nyine nawe urabyumva nk'umwana utaruherutse keya za papa we, akeneye imbuto, akeneye amata. ko nyine niba hari ukundi kuntu nyine watugenza watubwira da. Oya nta kibazo rwose.